Shalom, shalom, igitondo cyiza, mwaramutse, ndabashuje muri iki gitondo, Yesu nashimwe cyane. Ndifuza kuganira namwe ijambo ry'Imana riri muri Yohana ibice 4, turaza no gusimbukira muri Yeremiya 18. Bibiliya iravuga ngo nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise yuko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga ahubwo abigishwa be, cyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukari, bugufi bw'igikingi cya Yakobo yahaye umwana we Yozefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe n'uko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba hari nk'isaha 6. Umusamariya aza kuvoma, Yesu aramubwira ati, mpa utuzi two kunywa. Nuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariya asubiza Yesu ati, kuri uyu Muyuda nka Umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo ni uko Abayuda banenaga Abasamariya. Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha ayo mazi y'ubugingo. Undi ati, databuja, ko udafite icyo uvomesha iri riba rikaba rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadupfukuriye iriba, kandi akaba ari yo yanywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa aya mazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza n'ubugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati, databuja, mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati, genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri kuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5, n'uwo ufite ubu si uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati, databuja, umenya yuko uri umuhanuzi. Ba sogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, mugore, nyizera, igihe kizaza ubwo abazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Reka dusimbuke tujye ku murongo wa 28 na 29. Nibubona akanya uyu munsi uze gusoma icyo gice cyose. Nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda, ajya mu mudugudu abwira abantu ati, nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ko ahari ko ari Kristo. Bava mu mudugudu ngo baze aho ari. Haleluya! Bava mu mudugudu ngo baze aho ari. Reka rero dusome Yeremiya 18 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 3. Ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka, haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi, niho nzakuvugishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona akorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze nk'uko ashaka. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe, mbese sinabasha kubageza nk'uyu mubumbyi? Niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mwa nzu y'Abisirayeli mwe. Reka dusenge. Turagushimiye Mana nziza, iki gitondo cyiza uduhaye. Tugushimiye ko udukunda kandi dufiteho umugambi mwiza. Tugushimiye ko ari wowe waturemye kandi ukaturemera mu buntu bwawe n'imbabazi zawe, kandi ukaturemera mu mugambi. Mwami, uturema wari ufite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Iri jambo rihindura imibereho yacu kandi ritugirire neza. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Muri iki gitondo ndashaka kuvugana namwe bakundwa mu mwami, ngo ta icyo kibindi cyawe. Haleluya! Icyo kibindi gifashe hasi kugira ngo winjire mu mugambi w'Imana. Bibiliya ivuga neza
amakuru y'uyu mudamu w'umusamariyakazi, umudamu wari urushye, umudamu wari urushye, umudamu wari umaze igihe kirekire nta gisubizo afite, umudamu utaragiraga urugo, ataragize amahirwe yo kugira urugo, ahubwo akajya acyura abagabo b'abandi, kandi yari yarafashe icyemezo y'uko azajya avoma saa sita, kuko ariyo masaha abo bantu yari yaratwariye abagabo babaga barokipe bagaburira abagabo babo, noneho akavuga ati aha niyo masaha ntashobora guhuriraho n'abagore natwariye abagabo, reka nzajye njya kuvoma saa sita abagabo b'abandi cyangwa aba bagore bavuye ku mariba. Iri riba rero ryari iriba bavomagaho, kuko yabisobanuye Yesu ngo ni iriba rya ba sekuru Yakobo. Abasamariya bari abantu bameze gute? Abasamariya bari abanyamahanga, bari imvange y'abayuda n'abanyamahanga, ni abametisi mu yandi magambo mu mvugo y'ubu. Noneho abayuda bakabanena kuko bari abanyamahanga. Bibiliya rero iravuga ngo Yesu yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya, ariko intego ya Yesu ko ari ukugira ngo aruhure uyu mugore ndetse n'uyu mudugudu wumve ubone ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza bwagomba guca muri uyu mudamu wari urushye nawe uvoma saa sita. Ni uko ahuye na Yesu baraganira cyane, aramubwira ati madamu, ngaho genda ujye kuzana umugabo wawe. Umusamariyakazi aramubwira ati ngewe nta mugabo mfite. Ahuye na Yesu ibintu byarahindutse. Yesu aramubwira ati noneho umbwije ukuri. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo uyu mugore yabagaho ubuzima bw'ikinyoma, atari ko noneho umbwije ukuri. Ufite abagabo 5 bose si abawe, kandi n'undi ufite uwo ni ukuvuga ngo ni nk'abagabo 6, n'undi ufite nawe si uwawe. Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane. Muri iki gitondo hari ibintu birembeje ubuzima bwawe. Umuntu wese twabonye muri Yeremiya 18, Imana ni umubumbyi. Iki kibindi gisobanura ubuzima tubamo. Uyu muruho Yesu arashaka kuwugukiza. Abantu benshi tubayeho ubuzima butari ubw'Imana yaduteguriye, turarushye. Muri iki gitondo fasha icyo kibindi hasi, fasha ayo madeni hasi, fasha ako gahinda hasi. Icyatumye umwana w'Imana aza ku buzima bwawe ni ukugira ngo akuruhure. Uyu mugore yari arushye, uyu mugore yari ababaye. Urumva umuntu uvoma saa sita? Saa sita ni isaha y'abantu baruhukamo, ariko we niyo saha yajyaga kuvomeraho. Rero Yesu arifuza kukuruhura muri ibyo bintu biruhije ubuzima bwawe. Ikintu cya mbere Yesu ashaka ni ukuguha agakiza. Uhagaze ku kuri kutari ko, uhagaze ku kuri kudasobanutse. Uyu musamariyakazi ukuri yari afite ntabwo kwari kuzuye. Kenshi duhagarara ku kuri kutanuzuye, kutujuje n'ubuziranenge. Ukuri kwanjye cyangwa ukuri kwawe, kenshi nanone uyu mugore yarahagaze ku idini, yarahagaze ku muco, yarahagaze ku bintu bimwe by'iwabo, ngo se ngo iri riba ni irya basogokuruza bacu, ngo aha niho dusengera ibiki. Ariko ahuye na Yesu aramubwira ati ukuri kwawe ntikuzuye, igihe kirageze kandi kigiye kuzasohora, ubwo abantu batazongera gusengera kuri uyu musozi no gusengera i Yerusalemu, ahubwo bagasengera mu kuri no mu mwuka. Yesu arifuza kugukiza inyota y'ibyaha, inyota y'umuruho. Fasha icyo kibindi cyawe hasi kugira ngo winjire mu muhamagaro wawe. Hari ibintu wikoreye bitari mu mugambi w'Imana. Abasamariya bari bafite amacakubiri, bari bafite urwango, baranganaga Abasamariya n'Abayuda. Yesu arifuza kugukiza urwo rwango ruba mu buzima bwawe. Yesu arifuza kukuruhura, icyo kibindi gifashe hasi, akimene, aguforumemo ikindi kibindi. Bibiliya iravuga ngo si umubumbyi, ngo ikibindi cya mbere cyarahombye kirameneka, ngo umubumbyi arongera abumba ikindi nk'uko yagishakaga. Imana irifuza kuguha no kukugeza mu mugambi yakuremeye. Mbere y'uko uza ku isi hari umugambi Imana yakuremeye. Uwo mugambi Imana yakuremeye niwe ushaka kugushyiramo. Iyo duhuye na Yesu dufashe ikibindi cyacu hasi, Yesu akongera akatubumbamo ikindi kibindi cy'akamaro. Uyu mugore amaze gukubita hasi ikibindi cye, yagiye kuvuga ubutumwa.
yabwiye abana ati nimuze murebe, nimuze murebe nabonye Mesiya. Ati nimuze murebe. Ngo uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ko ari Kristo. Murebe ko ari Kristo. Kristo bisobanura uwasizwe. Haleluya. Yesu arifuza kuza mu buzima bwawe kugira ngo nuhura nawe ushobore kugera mu muhamagaro wawe. Ibyo bibindi wikoreye, ayo kagahinda wikoreye, uwo mubabaro ufite w'igihe kirekire, ubwo buzima waciyemo, umwami Yesu arifuza kukuruhura. Fasha icyo kibindi hasi, mubwira agahinda ufite, mubwira umubabaro ufite, mubwira ayo manyanga yawe, mubwira urwo rwango ugira, musobanurire umuruho wawe. Ufashe ikibindi hasi maze Yesu akwinjize mu muhamagaro. Uyu mugore ubuzima yari abayeho ntabwo bwari ubuzima bwe. Ubuzima bwe bwari ukuvuga ineza y'Imana. Ubuzima bwe bwari ukuvuga ibitangaza Imana ikora. Umunsi yahuye na Yesu ubuzima bwe bwarahindutse, yinjiye mu muhamagaro. Kenshi tuvuka twoherezwa ku isi kuri misiyo Imana yifuza kudukoresha, ariko iyo tugeze muri iyi si dusanga uburyo n'imiyoboro yubatswe Satani yubatse ikatunaniza kugera ku mpamvu nyayo yo kumenya impamvu yo kubaho kwacu. Iyo duhuye n'Imana, iyo duhuye na Yesu, tumenya impamvu yo kubaho kwacu, tugashora imbaraga mu buzima. Imyaka dusigaranye tushora imbaraga mu cyo Imana yaturemeye, tugakora misiyo yacu tukazasoza neza. Bibiliya iravuga, iyo usomye iki gice muri Yohana ibice 4, Yesu aravuga ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye ngo butari bwira. Haleluya. Hari abantu bwamaze kwira kandi batageze ku ntego z'Imana. Haleluya. Uyu munsi rero fasha icyo kibindi cyawe hasi, uhure n'umwami Yesu mu buzima bwawe, umenye impamvu yo kubaho kwawe, imbaraga usigaranye, imyaka usigaranye, ubwenge usigaranye, winjire mu muhamagaro w'Imana yakuremeye. Winjire ku musozi wawe, winjire muri destiny yawe. Abantu benshi babayeho mu buzima bw'akavuyo, babayeho bashora imbaraga ahantu hatariho, babayeho bakora ibintu bitari ngombwa kubera yuko ntago bazi impamvu yo kubaho kwabo, ntago bazi impamvu y'icyo bakwiye gukora, bashora imbaraga ahantu hatariho. Uyu munsi muri iki gitondo nshuti yanjye, hari inkuru nkufitiye n'imwe. Fasha icyo kibindi cyawe hasi kugira ngo Yesu akubwire impamvu yo kubaho kwawe. Uyu mudamu ntiyajuyaje, amaze kwakira Yesu, amaze kumenya ibye byose, yahise afashe ikibindi hasi, afata uwundi murongo n'ikindi cyerekezo, abwira abantu ko Imana igira neza, abwira abantu bo muri uwo mudugudu. Abantu bo muri uwo mudugudu baraza bamenya agakiza, baza kureba Yesu, baza kumwumva. Abantu b'i Samariya bakira Yesu, bakira ubwo buntu, bakira izo mbabazi. Ni ukuri turiho kugira ngo tugaragaze icyubahiro cy'Imana, turiho kugira ngo tumenye icyo Imana yaturemeye kandi tugikore neza, maze ubwiza bw'Imana bugaragare, maze icyubahiro cy'Imana kigaragare. Rero nshuti yanjye, akira umwami Yesu mu buzima bwawe, umenye impamvu yo kubaho kwawe, umenye impamvu yo kubaho kwawe. Uwo mudugudu wawe uhabwa agakiza, uwo mudugudu wawe uhabwa ihumure. Uyu mugore yari yaratwaye abagabo b'abandi, ariko ahuye na Yesu ava muri icyo cyaha, arabatuka, atangira kuvuga ubutumwa. Kenshi na kenshi tubaho ubuzima bwa pirate, tubaho ubuzima tutaremewe gukora, ariko iyo duhuye na Yesu tumenya impamvu yo kubaho kwacu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero igihe kirageze kugira ngo wegere Imana, uyibwire uti mwami Yesu, ndifuza kumenya impamvu yo kubaho kwanjye, impamvu y'uko nashatse muri uyu muryango, impamvu y'uko wampuje n'uyu mugabo, impamvu yo kubyara aba bana, impamvu yanjye muri aka kazi. Urashaka ko nkora iki? Ufashe ikibindi hasi cyawe, ubuzima bwawe bwa kera ubumene, Imana ibumene, ibugubakemo impamvu yo kubaho kwawe, impamvu yo kuza muri iyi si. Imana iguha umugisha,
Imana ikugirire neza, menya impamvu yo kubaho kwawe kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare mu buzima bwawe. Uwo mudugudu urakurindiriye kugira ngo ukire. Uwo mudugudu w'i Samariya w'iwanyu, uwo mudugudu w'umuryango wawe, uwo mudugudu w'agace ukoreramo, uwo mudugudu w'ibyo birurimo, icyo gihugu kiragukeneye. Niho Samariya yawe. Haleluya! Kugira ngo uvuge umugambi w'Imana mu buzima bwawe, kugira ngo uvuge umugambi w'Imana mu gihugu cyawe. Yesu aguha umugisha. Yesu akugirire neza. Ubuzima bw'uyu mudamu bwarahindutse. Uyu munsi wirirwa ubwira Imana ngo Mana, hari impamvu watumye mbana n'uyu mugabo, hari impamvu watumye nshaka uyu mugore, hari impamvu watumye ninjira muri uyu muryango, hari impamvu watumye nkora muri aka kazi, hari impamvu watumye mvukira muri iki gihugu. Nsobanurira impamvu yo kubaho kwanjye, nikore kandi nikore neza. Uyu mudugudu abantu bose bizere Yesu, ukore imirimo myiza kugira ngo abantu bose bakuzengurutse ube impumuro nziza, ube umunyu, kugira ngo abantu bose bakuzengurutse bizere umwami Yesu. Abantu utiriwe uvuga ibintu byinshi, bakuzi kera bakakureba n'uyu munsi, bamenye ko Imana igira neza. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Reka dusenge. Turagushimiye Mana nziza yuko waturemeye umugambi wawe. Turagusaba kugira ngo Mwami, turaje byose tubishyize hasi. Turifuza gukora umugambi waturemeye. Buri muntu wese umuhe guhura nawe. Utari wakumenya umuhe kukumenya. Mwami Yesu, ugere mu bibazo bya buri muntu wese. Azave kuri iyi si akoze umugambi wawe. Mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibagirire neza. Menya impamvu yo kubaho kwawe. Amen.